Ibitashobotse byashobotse muri Afurika, muri East Africa, igihugu kimwe kitajyaga cyumvikanamo umwuka mubi, uyu munsi byabaye intambara. Abanyamakuru, abaturage ndetse na leta ubwayo yahangayitse cyane bitewe n'ikibazo cy'imyigaragambyo iri kubera muri Tanzania. Ibi bundi byatangiye aho Perezida John Paul Magufuli yitabaga Imana. Aha yaramaze kuba yatera agahinda abanyatanzania benshi, ariko nk'igihugu ni ibisanzwe ko babura umuyobozi bagatora undi. Batoye umugore, ariko uwo mugore ntabwo yigeze yishimirwa cyane n'abaturage ba Tanzania, dore ko yari amaze manda ziwe azirangije agiye kwiyamamaza ndetse n'abandi bari bahanganye. Ariko uyu munsi abaturage bakaba banze kujya kwitabira ayo matora, bari kuvuga ko n'ubundi turabizi neza ko ari we muri buze gutora, ntabwo tumushaka. Rero tugomba gukora imyigaragambyo ikomeye cyane ku buryo isi yose igomba kubimenya ko tutagushaka, nta kintu na kimwe wigeze utugezaho. Murabyibuka cyane mu itangazamakuru ryigeze kuza ahangaha, tugaruke mu muziki ho gatoya. Umuhanzi Diamond Platnumz ubwiwe yisabiye perezida wabo, aramubwira ati twebwe dukeneye inyubako nk'iziri i Kigali nka BK Arena, ndetse tunakeneye inyubako zimeze nka Stade Amahoro. Ibi ngibi byari ibintu byo kwibutsa yuko Tanzania nta kintu na kimwe ibuze, ni igihugu gikora ku nyanja, ni igihugu gifite amafaranga, kibona abantu benshi bashobora kuba bagisura bitewe n'ibintu byinshi bafite, dore ko Tanzania buriya yateye imbere mu bintu byinshi. Kuko urasanga muri East Africa Tanzania iza ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri mu bahanzi, ugasanga naho nuko bimeze. Noneho waza muri politike, nicyo gihugu cya mbere muri East Africa kitari cyarigeze na rimwe kirangwamo n'amagambo mabi cyangwa se n'ibindi bitero by'abaturage cyangwa se bya kirimbuzi bitewe n'abantu bashaka kuba barwanya ubutegetsi buri muri Tanzania. Ibi rero ni ibintu byateye urujijo isi, bibaza ukuntu abaturage bo muri Tanzania batarimo barashaka perezida wabo kugezaho bajye mu muhanda bakigaragambya ku munsi w'amatora. Ibi rero byagaragaye ubwo Tanzania yavugaga ati reka dukure interinete kugira ngo amashusho yacu areke kugumya akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, barimo bararitunyuzamo abanyamahanga ndetse n'abanzi b'igihugu. Gusa ibi ngibi ntabwo byabakundiye, dore ko hari abantu benshi batangiye gukwirakwiza aya mashusho, cyane cyane urubyiruko rwo muri Kenya narwo rwigaragambije ubwo habaga amatora, bavuga ngo aba bayobozi bari gutorwa nta kintu batumariye, nta kintu na kimwe bari gukora. Aba nabo rero bitabajwe muri Tanzania kugira ngo baze bafate amashusho, dore ko igihugu cyari cyarokinze icyitwa interinete muri Tanzania. Aba bantu rero baje bahita binjira muri Tanzania, batangira gufatanya n'urubyiruko, ariko ibice bimwe na bimwe byo muri Tanzania abenshi bari batangiye gukora amatora yabo mu mutuzo, ndetse n'itangazamakuru bagiye batangaza bavuga ko amatora ameze neza, bamubarira amatora ameze neza. Abaturage bayitabiriye mu mujyi ubwaho ni mu cyaro, ariko mu mujyi Dar es Salaam byari ibintu bicika, byari ibintu bikomeye cyane, kubera ko bari kujya ku bishushanyo cyangwa se ku mafoto yamamaza cyangwa se amafoto ya perezida, bagatangira bagatwika. Batwitse ugasanga abapolisi bari kugenda barwana n'abaturage mu muhanda, bagenda babarasa imyuka iryana mu maso, abandi bafata amabuye batera amamodoka ya polisi yo muri Tanzania. Ibi rero ni ibintu bitari byiza cyane, dore ko igihugu cyaserukiraga East Africa mu bijyanye n'umutekano bitajyaga byironda